ngo ikaze kuri Yamuhe TV. Turi mu isi y'ikoranabuhanga. Tekereza ko hari ikintu kikuzi neza kurusha inshuti yawe magara, kurusha abo musangiye amaraso, kurusha ababyeyi bawe, kurusha umuntu mubana umunsi ku wundi. Icyo kintu ntikikureba mu maso, ntikikuvugisha, yewe ntikikubaza n'ibibazo, ariko kirakuzi. Ese uri gutekereza ari iki? Irakuzi mu byo ikora, mu byo ureba, mu byo uhitamo gukora buri munsi muri telefone yawe wiguriye. Uwo si umuntu, ahubwo icyo nicyo bita artificial intelligence. Mu isi y'ikoranabuhanga turimo kandi iteye ubwoba. Isi twari tuzi ko yahindutse kandi hinduka bucece. Telefone ntikiri igikoresho cyo guhamagara, ahubwo cyabaye umufatanyabikorwa w'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ubyukana nayo, ukayitahana mu mufuka, ukayijyana mu buriri, igihe wishimye uri kumwe nayo, igihe ubabaye nabwo uri hafi yayo. Ariko hari ukuri guto abantu batajya babwirwa igihe cyose ukoresha telefone yawe. Hari amakuru ayisigaramo buri munsi nk'uko utayoberwa ibirenge byakanagiye ku musenyi. Reka turebere hamwe uko AI ikusanya amakuru yawe muri telefone ndetse ikaba ishobora kuba yatanga no hanze kuri mugenzi wawe, umuntu akaba yabasha kukumenya kandi nta kintu wigeze muvugana. Iyo ufunguye application AI irabibona. Iyo ufunze application wari uri kureberamo nka za TikTok, AI irabibona. Iyo uhagaritse gato kureba kuri screen, gutyo ubukanuye amaso uri kureba, uri gutayipinga, nayo irabibona kandi amakuru ikayabika. Uburyo ikusanyamo amakuru rero, aho uri hose ihora ugaragara. AI igenda ikusanya amakuru yose aho uri. Igihe ukoresha application no kugenda uzivamo, ibyo ushakisha n'ibyo uhitamo kureba kuri internet, ibyo ukunda gusangiza abandi, cyangwa se ibyo ukunda kwirengagiza, amagambo wandika n'imvugo ukoresha, amajwi uvuga, iyo ukoresheje assistant n'ibindi bigiye bitandukanye, ayo makuru yose AI iyabika mu bubiko bwayo. Ayo makuru ntago abapfuye, ahubwo AI ntibika amakuru nk'amafoto, ahubwo ibika amakuru ikayasesengura, ikagenda yegeranya, kandi AI ntiyibagirwa, ihora yibuka. Irayahuza n'abandi bantu barenga za miliyari, kuko AI ku matelefone, umuntu wese ufite telefone, AI iramugenzura, hanyuma ikakureba wenyine, igakuramo ishusho yawe nyayo. Reka turebere hamwe none ibijyanye na digital profiles. Mu isi ya AI, wowe si izina AI ikeneye, si imyaka yawe ikeneye, si aho wize, uri digital profile. Nituvuga digital profile, umve ko ari profile yawe ifite amakuru yose bagiye bagahuriza hamwe bakayabika. Profile ivuga iti: akunda ibi, atinya ibi, akeneye ibi, ashobora kugenzurwa atyo. Iyi profile iruta uko wowe wiyize ubwawe, kuko yubakiye ku byo ukora, ntabwo yubakiye ku byo uvuga. Yubakiye ku makuru yawe ya buri munsi, ku byo ukora kuri telefone, amagambo yose uvuga buri munsi, byose kabibika. Iyi rero niyo bita profile cyangwa se digital profile. Hano hari inkuru ihindukira, cyangwa se hari inkuru iteye ubwoba. Buri telefone ku isi ifite ikimenyetso kimwe cyonyine kiyiranga. Icyo kimenyetso nicyo twita email. Nimero imwe yihariye ntihinduka kuri telefone. Ushobora guhindura simukadi, ushobora kugumana ya email yawe. Email ya telefone ntihinduka, ihinduka iyo wahinduye telefone. Yewe wafungura email ishya, ariko email iguma ari yayindi. Yewe wakwita n'undi muntu, ariko email ya telefone iguma ari yayindi. Mu maso ya AI, email si nimero, ni izina ryawe rya nyaryo. Aha rero amakuru ikubabwira kugira ngo tubashe guhuza AI ndetse na email ya telefone. Ukomeze urebe ino video, uraza gusoza iyi video ubashe gusobanukirwa neza. AI ihuza email n'imyitwarire ya telefone, igakora indangamuntu yawe ya digital, ikavuga iti: uyu muntu agaragara hano kenshi, akora nijoro, afite intege nke aha. Niyo mpamvu rero uzabona mu gihe ugiye gutanga amakuru ugomba kumanza kwigengesera. Reka turebe uburyo ayo makuru asangizwa abandi. Ese ko mfite telefone yanjye nta muntu wayifashe, nta undi muntu nayihaye, ese mugenzi wanjye azamenya imyitwarire yanjye gute, azamenya gahunda zanjye zite akoresheje AI ndetse na email ya telefone yanjye? Wigeze gufata umwanya muto wo gusoma terms and condition mu gihe uri gukora login cyangwa se creating account ku application yagiye atandukanye? Harimo ikintu bita ngo emeza terms and condition. Ibi bivuze yuko rero iyo ayo application ikoresheje, urugero nka Gmail cyangwa se Facebook cyangwa se WhatsApp, hari aho bakubwira ngo wemere amategeko n'amabwiriza. Iyo ubyemeye aha ngaha ugakanda ahantu handitse ngo I agree, uba wemeye ko amakuru yawe ashobora gukoreshwa mu kwamamaza, asangizwa abafatanyabikorwa bakorana n'iyo application, ahinduka umutungo w'abandi, ntago bakiri umutungo wawe. Bivuze yuko rero mu gihe ukoresha application, ibintu byose uri kwandikamo, amafoto uri kohererezanya, twadukuru tudufoto ugenda uvuga, ibyo byose bisangizwa abandi bantu. Amakuru yawe aragurishwa, arasangizwa, arakoreshwa, ariko wowe ku giti cyawe ntubibona, ntubibwirwa kuko nta n'umuntu wabikubwira, ariko byemewe n'amategeko kubera yuko application uri gukoresha wemeye terms and condition, kandi terms and condition uba wemerewe gutanga amakuru yose. Icyago cy'ukuri si uguceceka. Iyo email yawe n'amakuru yawe bigeze mu maboko atari meza, si telefone bakurikirana. Yewe bakurikirana wowe. Ntibavuga ngo turagukurikirana, baguhinduriramo imyitwarire, bahugutiramo ibyo ubona, bagushyiramo ibitekerezo buhoro buhoro. Ibi turafata urugero. Niba ukunda kureba amashusho runaka kuri YouTube yiranaliza ikareba amashusho ukunda kureba, hagira abandi bantu uploading amashusho ameze nk'andi ukunda kureba, akaba ari YouTube ikuzanira kubera yuko izi ko ari ukunda kureba. Ibi rero ni imyitwarire ya AI
ndetse n'amakuru yose aba yagiye akusanywa. AI si mbi, ikoranabuhanga si umwanzi, ikibazo ni ukutamenya. Iyo utazi amakuru yawe akusanwa, uko ahuzwa, uko asangizwa, uba utanze ubuzima bwawe mu biganza by'undi muntu. Telefone yawe si inshuti yawe gusa, ahubwo telefone yawe ni indorerwamo y'ubuzima bwawe. Tekereza ko hari umuntu ubonye email ya telefone yawe, ntabwo akeneye ijambo ry'ibanga, nta nubwo akeneye konti yawe, akeneye iyo nimero imwe gusa. Niyo mpamvu email ya telefone yawe ntabwo ari email isanzwe, EMAI ni nimero iranga telefone yawe. Ngewe n'indamutse nyibonye nshobora kuyihuza n'amakuru ya AI, nkabasha kumenya imyitwarire yawe, nkabasha kumenya abantu muvugana n'igihe muvuganira, nkamenya igihe uryamira, nkamenya ibyo ukunda, nkamenya ibikunda kukubabaza. Ibi byose nshobora kubigenderaho nshaka kukubera umwanzi, nkaba nakubabaza, cyangwa se nkaba nayakoresha ndi gushaka igigushimisha. Niyo mpamvu rero ubu ngubu ku muntu wese uzi ibijyanye n'ikoranabuhanga, nubwo bitemewe gukoresha amakuru y'umuntu ku nyungu z'undi muntu, ariko ibi birahari. Mwitwararike ku email ya telefone yanyu, mwitwararike ku makuru yose mugenda musangiza kuri telefone. Hanyuma nk'uko twari turi kubabwira rero, mu gihe umuntu aramutse abonye email yawe agushaka amakuru, ntabwo akeneye nimero yawe ya telefone, ntabwo akeneye amazina yawe, ahubwo akeneye email iri buhuzwe na ya artificial intelligence, kubera yuko amakuru yose abiswe muri telefone yawe. Arafata iyi email nimero yonyine gusa, ubundi agende ayihuze na AI, ubundi akusanya amakuru yawe. Email iyo ihujwe na AI aba ari nimero, ntabwo biba bikiri nimero gusa, ntabwo biba bikiri profile gusa, ahubwo biragenda bikaba nka folder igahinduka urufunguzo rwinjira mu mabanga yawe, urufunguzo rwinjira runatanga amakuru yawe yose yibanze. AI ishobora guhuza email n'amakuru yigeze gukusanwa kuri iyo phone, aho yagaragaye kenshi igihe ikoreshwa cyane. Ubwoko bw'ibyo ikoresha app search content. Ushobora kwibaza uti nari mvuye mu rugo ngiye ku muhanda, abagizi ba nabi barantega. Mu isi y'ikoranabuhanga ibi biroroshye cyane kumenya yuko uvuye mu rugo ufite telefone yawe ifite internet, bakamenya aho ugiye kubera yuko umaze guhamagara umuntu mu kanya, ukamubwira ati ndaje mu kanya nkurebe ku gasantere. Babagizi ba nabi bakagutangira mu nzira, bakakugirira nabi. Izo ni ingaruka za AI, izo ni ingaruka z'ikoranabuhanga. Hanyuma rero tugikomeje, iyi ni Yamuhe TV, turi kuganira ku bigaragaza cyangwa se ku mpinduka ziri gutuma AI ikoreshwa cyane. Yego ni byiza mu ikoranabuhanga, ariko nanone tumye gukoresha amakuru yacu, nitwirare ngo amakuru yanjye nta muntu yazi. AI irayazi, abakoresha izo application za AI bose baza amakuru yawe, bashatse bayakoresha icyo bashaka. Hanyuma rero nkuko nemaze kubibabwira, iyo AI ihujwe na email, icyo gihe akusanya amakuru akurikira, aho wagaragaye kenshi igihe ikoreshwa cyane, cyangwa se igihe ukunda gukoresha telefone cyane, ubwoko bw'ibyo ukoresha amapplication, amasearch byose. Ibi ngibi iyo bimaze guhuzwa, umuntu ashobora kukwinjirira kandi amakuru yose akayamenya wowe utabizi. AI ntiyibaza ngo urinde, iravuga iti uyu muntu akora nijoro niba umushaka, uyu muntu akunda amakuru arya, umuhaye amakuru yahita ashituka akaza. Uyu muntu afite stress kenshi, umufatiranye muri uyu masaha byakoroha. Buhoro buhoro email igahinduka ikarita y'imitekerereze yawe. Ntibakumenya mu izina, ariko bakamenya uko utekereza, icyagushishikaza cyangwa se icyagushimisha, icyagutera gufata ibyemezo. Aha niho rero dutangira kugira ubwoba bwa AI. Niho tugomba kugira ubwoba bw'isi y'ikoranabuhanga, kubera yuko isaha n'isa ishaka kugutera umutego, ukaba wagwasuka ikwita hasi. Si uko bafite amakuru menshi, ahubwo nuko ayo bafite make yahujwe n'ubwenge bwa AI ikabasha kugusesengura. Kuri ubu ngubu bakaba bazi ahantu uri, bakaba bazi ahantu wicaye, bakaba bazi niba uryamye, bakaba bazi niba uri kurya, bakaba bazi inshuti muri kumwe. Bakunze rero ba Yamuhe TV, iyi yari cyegeranyo kikwereka yuko AI mu ikoranabuhanga ni nziza, tuyikoreshe neza, ariko nanone ntiwizere amakuru yawe utanga. Igengesere mu byo uvuga, mu makuru utanga, za WhatsApping, amakuru wandikaho, amafoto wohererezanya, byitwararike. Kuko umuntu yagushatse mu gukoresha AI ndetse na email ya telefone yawe, biroroshye kuba yakubona no kumenya ahantu uherereye. Ntago arebe isura yawe, ariko behavior, imyitwarire, muvoma byawe byose agenda abibona. Iyi rero yari Yamuhe TV. Kora subscribe, usangiza abandi iyi video, tuze gukurikira kuri video zikurikira. Ciao ciao.